uno munsi na umve ndeba niyemeje reba harimo na note tajya kubona no sindi seri sinati n'undi umaze iminsi wiga niyo ntabwo nikaga nako natiriye kugira ngo nze kuvumba bino biryo yari n'umuvumbyi ninda icyo ni ikibazo rero abarimu b'iki gihe baragowe ubu nanjye ngiye kwica ni ukurangiza umuhango pe nshaka njye ariko baranyivugana nakerewe ariko baranyirenza iri mu ishuri wajya mu n'abanyeshuri baryiga njye naziye ngo abandi barebe nkumvaga nakerewe birakabije n'abarimu nabo ntibaraza nakwiba nitaye ninjye wa mbere ninjye wa mbere kirasi cyaje simama nubwo muba mwuje kuza reba isaha yose ndetse ahubwo nkorera yaho umwaka bagaye ndabona byacanze n'andi ya erosiyemu nayo byaba byacanze mwereke fata kabiri ukumva kabiri wayifashe teranyaho karindwi injira wakerewe urongeye kwari ukabuje saa yine biga ni mu rwa banyereye nta nubwo byari byamenye n'agakoma wowe se uko abanyeshuri bamaze kugusiga mu masomo urabigenza icyo nicyo kibazo rero bwapfukama turashobora no mu kantu ikibazo ninde wagikoraho ntabwo yo wagikoraho wakerewe yica reka gikora ari bigikora katubone munsi reka yagikora yica ntagikoze ninde wamukosora garuka hano iki kibazo akishe ntabwo wagikoze ubundi sinasanga wowe wakerewe ngaho bayagikora Jembe muri kano gashuri baranyanga ariko ngiye hararuguru ntabwo bari bunyanga uzinzarana n'imaranye muhira uno munsi na umve ndeba niyemeje reba harimo na note tajya kubona no sindi seri sinati n'undi umaze iminsi wiga niyo ntabwo nikaga nako natiriye kugira ngo nze kuvumba bino biryo numvi hano muri hano inyuma bambwiye ko hano ku mashuri hari ikigo kimurira uzi ukuntu bakaranga noneho ngiye muhira ni hano inyuma nabyumvaga nkumva umujinya urangije kandi nakikoza mu ibisafuriya ngasanga ni ibijumba byegetse bwacya gutwikira ahubwo tugende tugendesha ntabwo bari kunyanga tumukute muri zingahe gusa eshanu uyu munsi turi no kuwa gatanu tica nuko ndi shefu gende tica ntabwo abantu babashe kubaze kandi ubunyeganyeze ibaye zingahe imwe ebyiri eshatu enye eshanu ikibazo n'umuntu abageraho nk'umusoro akurambaraye ntabwo bari kandi uburyo bakora kino kibazo karibu
coming. Come mwakiriwe. Wowe bakwita nde? Wowe ndekwe. Wowe ndabizi n'ubundi wowe kwiga amahanga. Wowe jya kwicara turabivugana mu kanya. Ese ko mbona nani ko muzanye wowe mwese? Bagenda tubigarukeho mu kanya. None se wowe? Ngiye diregiteri turavuganye hamwe ati hari ariko ishuri ryaruzuye anyurizamo ngo ndetse kwiga harimo abanyeshuri bakeya. Nta kibazo turi bakeya yisanga ariko wirinde kugira iki? Akavuga. Nta kibazo. Isaka kambaye n'ifu. Ibyo turabigarukaho mu kanya. Reka tubanza tutarukeneye shyashya. Wowe gusinzira bimeze bite? Mwe muretse turabigarukaho mu kanya. nawe usigara ibirenge. Namukora ibi ngibi noneho makosore turebe urabiranye amanda muri bikoti wowe kandi ushobora no kuboneka ntabwo twashakuje mani Ntabwo twashakuje. ugenda gakora gusubira mu mwana Sani ntabwo ajya asakuza. uwa mbere abasakuje sani ninde sani ninde mushaya ninde abundi we kwaje mu ishuri nani kumuwaza ejo siko nzayiza ndetse nzayiza reka mu kanya nyuma y'iminota ibiri mbone noneho utayambaye ibintu byo gukora iminota ibiri mbone noneho utanayambaye ako nta gasuzuguro Hano ni garagaza ibyo uri gukora wawe Wewe utavuga garagaza ibyo uri gukora murabiruzi mubiruzi. Hano ni gatanu ngemo ni kabiri ni itanu kabiri tica niba nakishe ntabwo Ninde umukosora? ikosore. reka oya witonde reka tugiye wa wundi waje utambaye n'ifomu sibyo reka tukimure kamushyikeho ndebe Toka kitani ni zina rya Yesu. muhuge uyu muntu n'ifomu yambaye cyane Ko dorutse nani kwa mufite? umuntu ukomeye mwanyegera ariko mukabika karuva niba afite umubiri ngo mbari uri mu muzima ntabwo ishati igiye afite n'inyama. aho uyu munsi wese wawe niba bazanye telefone yagiye nyinara Dusigaye twicara n'amazi. Dusigaye twigana n'amazi. Icuza ubwenge azi. yari n'umubumbyi Ninda. iki ni ikibazo rero Jasa tica ntabwo mu rugo bishe. kamanza rero umuntu uza mu gitabo mfite niba wowe urimo avuga izina Kica nawe uri. Iyo ni pabana nawe twakaze. ni umuzimu wakabutura Dusigaye twigana n'amazi. uyu muntu arimo kuko nabonye asa n'aho ari umubumbyi Ntabwo. uwa mbere ni sani Sani n'umusazi. mushaya mushara ndahari naho nagiye imbere cyane ndacya Shefu yagiye kuri toyi. ndacya Yagiye kuri toyi ni shefu ariko. kazo Kica ikibazo. Uriya ni kazo. Uriya akaba kazo. nanjye numvise n'ikibazo wayiti mari ninde Nabyo ko ndi umwe gusa ndahari. ndahari rero no mujama nawe urimo nitwa kazo bakwita Ariko tica ufite no muntu urebye ijisho afite areba nk'umuvumbyi. uyu muntu si umuvumbyi ubu ako tica ibintu bibaye urabibonye we ntabibonye
aho umunyeshuri yifata akaza ku ishuri nta nifomo yambaye akazana fone mu ishuri, ibyo bintu byabaye ngenda bibonye sha nkubiswe n'inkuba. Ikibazo rero nuko rero nabwo yari yazanye nawe n'ibiyiko n'amafoka ati ni n'umuvumyi kandi nicyo twasanzemo. Ahubwo abantu dusigaye tubana mu ishuri wagira ngo ni amakini, ni amadayimoni. Turaza kubyigaho.